Muraho neza inshuti namwe bavandimwe ba Physio Rwanda, bahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bantu babara umugongo wo hasi mu gihe bicaye, niki bakwiriye gukora, ni iyihe myitozo bakwiriye gukora buri munsi kugira ngo babashe kuba bakuraho ubwo bubabare bw'umugongo ukunda kubibasira. Niba umugongo wawe rero wo hasi ubabara mu gihe wicaye, hari uburyo butatu bwagufasha kubikemura burundu ndetse rwose ukajya wicara noneho wumva uguwe neza. Tugiye kwifashisha ikiganiro kirambuye mu butumwa bwatanzwe na Dr. Jared Beckstrand. Uyu nguyu ni umuganga ukomeye cyane mu bijyanye n'ubugororangingo. Turaza kurebera hamwe byinshi avuga ndetse n'inama tugira n'imyitozo ashobora kutwereka yo kuba twakora. Icy'ingenzi ugomba kuzirikana, iyi video ni y'ubumenyi rusange, ntabwo isimbura inama cyangwa se icyemezo cy'undi muganga ashobora kuba yaguhaye. Dr. Jared Beckstrand atangira atubwira ati kubabara mu mugongo wo hasi iyo umuntu yicaye ni kimwe mu bibazo akunze kubona cyane mu kazi kiwe ka physiotherapy. Akavuga ko biboneka cyane ku bantu bakora akazi ko mu biro, icyo nakwita desk job, ku bantu batwara imodoka igihe kirekire cyangwa se abantu bamara amasaha menshi bicaye. Akongera akavuga ati hari ikintu abantu benshi batazi, ati uyu munsi abantu basigaye bicara kurusha uko byari bimeze mbere hose. Akurikije uko ubushakashatsi buvuga, agaragaza ko abantu bakuru nibura bamara hagati y'amasaha 7 kugera ku 10 bicaye buri munsi. Akavuga ati ikindi kintu ubushakashatsi bwakozwe ku gitutu kiba ku madiske yo mu mugongo bwerekanye ko kwicara bishyira igitutu kinini ku mugongo kurusha guhagarara. Ariko se iyo wicaye uticaye neza, icyo gitutu kiriyongera cyane kurushaho? Mu by'ukuri umubiri w'umuntu ntabwo waremewe kwicara igihe kirekire nta kuruhuka, cyane cyane iyo ari mu buryo butari bwiza. None se wakora iki kugira ngo ububabare bwo mu mugongo bwo kwicara bubashe gushira burundu? Dr. Jared Beckstrand atwereka yuko hari intambwe 3 z'ingenzi. Intambwe ya mbere ni ugukosora uko wicara, intambwe ya kabiri ni ugukosora igihe wicara, intambwe ya gatatu no gukomeza ubushobozi bw'umubiri bwo kwicara. Ati nukora ibi byose uko ari bitatu, ushobora kubona gukira kurambye ku mugongo wo hasi. Reka byose tubisobanure neza, tubyinjiremo buri kimwe ku kindi. Dr. Jared Beckstrand atubwira ko intambwe ya mbere ari ugukosora uko wicara. Aragira ati mbere y'uko utekereza ko ngiye kukubwira ko ugomba kwicara neza igihe cyose, reka nkwizeza ikintu, ntabwo bisaba ko wicara neza buri segonda ryose. Ati icyo gihe byagorana ndetse abantu benshi ntabwo babishobora. Ati ingenzi ukwiriye kumenya ni uko wicaye. Burya umaze igihe kinini wubitse umugongo wawe imbere cyangwa se wawuhinnye cyangwa se ukicara by'umwihariko wunamishije umugongo cyane, ati icyo gihe iyo umaze muri uwo mwanya iminota myinshi cyane, ibyo nibyo bitera ububabare mu mugongo wo hasi. Ati kugira ngo rero byorohe, ugomba kujya wibuka ibintu bitatu by'ingenzi mu gihe wicaye. Icya mbere, amavi yawe agomba nibura kuba ahinnye ku kigero cya dogere 90. Ikindi kintu akavuga ko nibura hano mu bikenyerero cyangwa se muri hips naho bigomba nibura kuba biri kuri ekeri cyangwa se biri ku kigero cya 90, ubwo ni degrees. Akavuga ko nibura ku gituza cyawe kigomba kuba nibura kireba imbere aho kureba hasi ku meza cyangwa se kureba hasi ku mavi yawe. Avuga ko rero ibi bitavuze ko ari bwo buryo bwonyine bwo kwicara umunsi wose. Ati ibi ngibi birashoboka ko wabikoresha cyane ko ari n'ingenzi, atari ko iyo wisanze mu mwanya mubi, iri kosora rito rifasha cyane kugabanya ububabare bw'umugongo. Reka twerekeze ku ntambwe ya kabiri Dr. Jared Beckstrand atubwira. Avuga yuko ahangaha ho uba ugomba gukosora igihe wicara. Avuga ko ubundi umugongo wacu waremewe kugenda ndetse no kunyeganyega. Avuga ko kwicara iminota 30, iminota 40 cyangwa iminota 60 akenshi nta bibazo bikomeye bitera. Ariko nanone ngo iyo wicaye iminota 90 cyangwa se ukicara amasaha 2 utigeze uhaguruka, ahangaha niho ububabare butangirira. Akavuga ko umuti w'iki kibazo woroshye cyane, atwiriye gufata akaruhuko ugahagarara. Ati neza kugira ngo binakorohere, ushobora gushyiramo nka alarm cyangwa se inzogera muri telefone yawe isona buri minota 45 cyangwa se kugera ku minota 60. Ati yivuze ugomba guhaguruka
ukanyeganyeza umubiri, ugakora utwitozo duke two kurambura umubiri. Ibi ngibi nibura ukabikora iminota nk'itanu, hanyuma ukisubirira mu kazi kawe. Abantu benshi kandi ngo bibafasha gukoresha ameza, by'umwihariko ashobora no kuzamuka. Ni ukuvuga ngo hari abantu uba usanga bakoresha aya meza atamuvinga cyane, nko mu Rwanda benshi niyo bakoresha, ariko hari n'ubundi buryo ki hari ameza azamuka, ameza ushobora kwicariraho cyangwa se ameza akaba ashobora kuzamuka agahagarara ku buryo ki wayakoreraho ibintu byawe byose wihagarariye. Ayo ngayo bayita sit stand desk. Ayo rero ni ameza n'ubundi akomeza gufasha abantu gukora akazi kabo bahagaze rimwe na rimwe, mu rwego rwo kwirinda kwicara igihe kirekire. We rero Dr. Jared Beckstrand icyo afokasingaho si ukuvuga ngo wenda nawe uba ufite ayo meza, kuko wenda babasha kuba bayabona ni bake cyane, ariko icyo agambiriye gusobanura ni ukuvuga ko iyo uhinduye uburyo wicara, igihe wicara umugongo wawe wumva umeze neza cyane. Intambwe ya gatatu Dr. Jared Beckstrand agarukaho ni intambwe yo kongera ubushobozi bwo kwicara, aho agira ati ubu nibwo tugiye kwinjira noneho mu myitozo ngororamubiri. Ati icyo tugamije ni ukurambura aho ngaho hakomeye, ndetse tugakomeza na handi hacitse intege mu buryo bwa strengthening, kugira ngo umuntu abashe kuba yakwicara nta bubabare. Ati reka rero turebere hamwe imyitozo ifasha cyane kuri abo bantu bafite by'umwihariko ikibazo cyo kubabara umugongo iyo bicaye umwanya munini. Iyo myitozo rero niyo tugiye kunyuramo umwe ku wundi, ukurikire video yose kugera ku musozo kugira ngo ubashe kuba wayisobanukirwa neza cyane. Umwitozo wa mbere bawita seated figure four stretch. Ni umwitozo mwiza cyane, urabona uko kuntu yicaye usa n'umanuka wunamira aho ngaho ku ivi ryawe rwose, ugafata amasegonda agera ku 10, bityo ukabisubiramo inshuro 4 kuri buri ruhande. Icyo gihe biragufasha. Uyu mwitozo wa kabiri bawita seated rotation stretch. Ni umwitozo mwiza cyane cyane gukora nyine ku gituza kikabasha gufunguka, ukagorora umugongo ndetse ukanagabanya kwinama kw'igihe kinini cyane. Ibyo ngibyo rero ufata nibura muri uwo mwanya amasegonda 10, ukabisubiramo inshuro 4 cyangwa se 5 kuri buri ruhande. Nawo ni umwitozo mwiza. Undi bawita hip flexor stretch. Uyu nguyu cyane cyane ukunze gukora ku mikaya y'ahangaha imbere, by'umwihariko kwitako. Uyu mwitozo rero ukaba by'umwihariko utuma ububabare bwo mu mugongo wo hasi ushobora kugabanuka. Bivuze ko iyo wunamye cyangwa se ugasa n'ugana imbere gutyo, ibyo ngibyo rwose bituma habaho kurambuka. Ufata rero muri uwo mwanya amasegonda 20, bityo ukabisubiramo inshuro 3 kuri buri ruhande. Undi bawita glute bridge. Uyu nguyu wo nawe ni mwiza cyane, uzamura ukuguru uko nguko, noneho wamara kujya ugera hejuru ugafata nibura amasegonda 2, hanyuma ukongera ugasubira hasi, nibura ukabisubiramo inshuro nk'icumi kugera kuri 15. Iki gihe biba ari byiza. Nanone mu gihe bikugoye ushobora gukoresha amaguru yombi nk'uko uri kubibona kuri video. Ngana ku musozo rero w'iyi video, nakubwira yuko nukurikiza izi ntambwe 3 zirimo gukosora uko wicara, kugabanya igihe wicara udahagurutse, no gukora imyitozo ikomeza umugongo, icyo gihe uzabona impinduka nini ku bubabare bwo mu mugongo wo hasi. Iyi myitozo ikorwa buri munsi, ishobora gutuma umugongo wawe by'umwihariko wumva umeze neza cyane, bitandukanye no kuba wumvaga mbere utaratangira gukora iyi myitozo. Mwakoze cyane kudukurikirana, mwandike ibitekerezo byanyu muri komenti mukurikije uko mwabonye iyi video n'ibyo yagiye bafasha.